operasiyo y'ibyanjye na Kaganga byose kuriya kubyo bava ngo uriya mwana ngo n'ibiki magambo make Kaganga ntacyo kino kiganiro yangane biriya boro genda nimbizi ko Mitsutsu tazajyana kuko ejo bundi turi muri shoot ya Nyakso twicetse hamwe tuganiza na Mitsutsu hana Kiramani igiso tubwira ati buriya sinzi niba ugeze ko nivyo Kiramani igeze kuvuga kwa Yago narabibonye nako kwa Irene ariko umwe na Mitsutsu biriya boro Nyakso bitubwiye turi kumwe bagitangira gutangira gutegura rya rushana Nyakso yabwiye Mitsutsu abwata umuhungu bino bintu ugiye mu bitware gahoro utazagurira n'umwanya ntibigeze banambara mu bantu bari muri bicaye ntibigeze banambara mu bantu rushana ubwo rero wowe bajya gutegura rino ikino gikombe hari nyiracyo n'uzagitwara bamuteguye nuko guma yagiye ibaho nkuko na zino za Miss Rwanda byagiye bibaho bahavugize gutya barayegukanye bro yarambwira ati buriya biri boro bajya gutegura kuvitanga agakino karakina banateguye n'uzabifata wege muzasara mugira ibiki ukoma abantu bakwemere bagira ibiki ariko finale ntuzanamenya ko ari unarimo Yes na nyangusuza kayenezere komeze neza uri hose mu cyo byetandukanye ibasurazuba irengerazuba amajyepfo amajyaguru of course munye nitwa Cekeco Isiac cyane n'abana banyina ni Kigali News nitangura mugaye twari gusenya umutazasenyuka dusura atandukanye mu bice byetandukanye twasibiriza ibyo twazitanga isana mitima badukurikiye cyo usabwa niki kora like share ndetse comment subscribe n'ingenzi wanditse ijambo hakana notification zacu ujye uzireba notification abari ingenzi mu biganiro byavuye ngo ubisharinge utiriwe ujyana kubira ndi kumwe na Murundi n'ubwa mbere ageze kuri Kigali News 5 bari mu kazi kenshi kaba katoroshye ariko niwumve ngakazi ngo ngo ni kakazi wenda n'abakora sengisa cyangwa vene ko kwezi burya no gupfundikanya ndabeke ramubagaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh igisebo cyiza Murundi ibiracamo biracumba ariko iyo umuntu yaramutse kanirirwa agomba gushimara kabisa ikaze kuri channel yacu kuri channel yanyu ikaze kuri Murundi TV mukore subscribe kuri cyane ubuzima bw'ishuri man arakaboro kanshimishije werekana uburyo hari abasiramu bamwe na bamwe mu gisibo bibeta bakanywa amazi bamba amakanzu bakanarya karakaboro karankomye bagende bagasore ni gashasha kari kuri Murundi TV kariya kantu nyene hari ukuntu abayisira hari abantu benshi bashasha bajya muri Islam style none akajyamwo ateganya kuzajya gwamuciye ku irayiti atazi ngo Islam ipanze gute none umunsi wa mbere ifugo ritangira akavuga ngagiye gufunga mana geza saa 6 abamva yatangiye gukubitwa byaranje ko batarabimenyereye adashowe no kwihangana no akajya yibeta akajya akanywa amazi akajya ngo yabyibagiwe je none byo usanga muri iyo seri ndiko ndakora ku Islam kandi ko buri mu Islam wese ni itegeko gusiba apana gusiba by'umunwa cyangwa cyambere ugomba gusara gatanu ku munsi cyakari ugomba gufunga amagambo atari meza ibikorwa bitari byiza byose ukabyirinda ariko turi bene muntu twakosa ariko Imana igitworohereza cyangwa ababikora nkana namwe mukwiye kwisubiraho kucyo uvuze hari abantu agenda mu muri Islam akibete umuntu runaka ngo namubona akagenda akagingurwa cyangwa se akanywa na byeri Nasubwo n'Imana ntago bikubona abari ikibazo ubwo rero tubikora bivuye ku mutima tujye kubikora kwera abantu izo mpamvu nashatse mbigaragaze muri ako kamovi ubanzana gakomeza okay ni kuri Murundi TV mukore subscribe hanyuma Murundi tuye kwiganirira story nkeya ziraho ngaho ubuzima bwe muri minsi Murundi ameze gute nabyo numvishe byamubayeho ariko ntago byari tuzanye nuko namugati Murundi rwose ngwino banzu nyire hano kuri gusuhuza abantu hanyuma ngiye nzabyikurikiranira ariko pole kwanza none merci sana kuri pole umaye gusa icyo nzi cyo nuko Isiac n'umuntu afite igisobanuro kuri gihe to kuko stile n'ibyo naba nkora nabashobora ko ari imbaraga bifitemo hari bundi bubasha bundi bifitemo ubwo kumwe ngo no dukwane ikiganiro stile ngomba kuzana nabyishimiye mfite nabyishinungutse kubera wowe abo rero nta mpamvu ariko naguca maze ngo gira ikibwo kuri ibyo ngibyo nabyo ibibazo byambayeho stile ndabizi ko byanga byakora nubwo utabimenye neza ariko ufite nibyo wabwiye ati hangane toro wigenza uko nguko bawihanganye yego ikindi cyane guhamagara Murundi kuri screen zanyu hariho nomero ze
izo nomero muri murani za Murundi mujye mumuhamagara mumusuhuze muganire byinshi bitandukanye. Genda umuntu ushoboye kwandika amafilime kanayasora nkashira haze nkana ya directinga ariko hari abantu bafite amacano batriko baramakazi. Ariko nyagisa gushyizemo urimo ratwiga kuri zacu TV mba nkubonaho. Nyagiso kunni nkushira mwaziri ya boro. Okay kana mukurira ingofero n'umuntu nyene ni nkora mutima tuko wenda wamwitabaje aragufasha. So kunshamo kuriya no kugira ngo anzamurire brand ariko ari constire kunshamo nk'akazi. Ko nta kintu najya kumujya iyo ushaka ikintu. Ushaka inkaryama nkaye. Ubwo rero nanjye ngende gukora kari cyo nshaka atari byo mushaka. Ubwo jewe zambaraga zanjye zizatuma hari ikintu mukura. Ubwenge bwinshi nzakoresha gatuma mukora ikintu. Ubwo rero amakazi abantu afite amahiti ubundi mbahe imizigo. Okay Murundi reka duhita twigarukira kuri award zagiye zitangwa ndetse hari umukobwa rwose nabonye wegukanye iriya modoka benshi baravuga ngo mitsutsu benshi bati bamenya benshi bakavuga ngo kadogo benshi bakavuga ngo bande ariko twabonye isaha twaye ariko icyo tujye kuganira nacyo tukivugeho nubwo ngigutungoje iriya modoka yagiye gutwarwa namaje kubana ngiye umuntu ugomba kuyitwara. Iriya boro genda nimbizi ko mitsutsu tuzajyana kuko ejo bundi turi muri shoot ya Nyagiso twicetse mwa tuganiza na mitsutsu hana Kiramani Nyagiso tubwira ati buriya sinzi niba wigeze kubona ibyo Kiramani igeze kuvuga kwa Yago narabibonye nako kwa IRENE ariko umwe na mitsutsu. Iriya boro Nyagiso bitubwiye turi kumwe bagitangira gutegura rya rushana. Nyagiso yabwiye mitsutsu abwata umuhungu bino bintu ugiye mu bitware gahoro utazagurira no mwanya 2020 je Nyagiso ahantu hose tugiye kuperforminga je Nyagiso nabo barankura ingofero ubwo awadi bwo mu ntara he bwose narabwegeranije ariko twaraje tugeze Kigali tugera muri arena ntibigeze banambara mu bantu bari muri bari bicaye ntibigeze banambara mu n'iryo rushana. Ubwo rero wowe bajya gutegura rino ikino gikombe hari nyiracyo n'uzagitwara bamuteguye nuko guma yagiye ibaho nkuko na zino za Miss Rwanda byagiye bibaho bahavu yagize gutya barayegukanye. Bro yaramubwira ati buriya biri boro bajya gutegura kubitanga agakino karakino banateguye n'uzabifata wege muzasara mugira ibiki ukoma abantu bakwemere bagira ibiki ariko finale ntuzanamenya ko ari unarimo. Nk'ibi ngibi abantu tubona muri hit zigiye zitandukanye nawe uri muri sinema nyarwanda ibi ngiye bibaye gutya kandi muzi ko mwakoze cyane ikaza igatwarwa n'undi kubera izina cyangwa ibintu runaka yashoyemo amafaranga yashoyemo na turaziranye na turaturanye n'ibiki ibi kuri mwege mubona ingufu zanyu batari mu barazica intege nago muhita mucika intege nukuniga abantu bro ari kuniga abantu ukamuniga gapfa no kumuniga ukamwicisha inzara mani award yagakwiye gutsindira wa muntu akora ibintu abantu bishimira bakamukunda wa muntu nyine yabonye amanota asabwa ariko hari we itwara wa muntu ufite amafaranga bakeneye bro ibyo bintu nyine ubwo bakwiye kubisubiramo ariko ntago narindi muri iryo rushanwa ariko nawe uri muri sinema nyarwanda nyirimo kandi nanjye ejo bundi nshobora kugenda nanjye nkajya muri iryo rushanwa ariko je nanjye najya muneza ko nagomba kugira harimo kata mana ibyo nyine ntago ari ngombwa. Tetani warimye ati urugendo ndwanirwa n'usumba byose yampaye Imana urumva Imana yaguhaye Imana rero courage najya kora mu Nyagiso ari kuri chat ya phone arimo arareba hejuru ari inyuma yo ngiyo ariko no bamujyamo wundi bamwita gute abujyamo bagendana hano hose ufite ubwanwa ufite amaso kuntu niba mwita gute wamujyamo wambaye ingofero nk'iyo yawe gutyo kuntu niba mwita gute namwe baba bicaye birashoboka Yameboye umutipe nuvuga n'umuganda uvuga nyine ikinyarwanda kitumvikana ameze ukuntu nabonaga bicaye baraho ariko nkabona bamenya ari afite murari za danje nkabona bakibonge nkabona abandi ko Nyagiso nkabona bati havuga se iki kivuga turimo ko 2020 yari cyari icye bakimwatse nazi n'ukuntu byagenze we yasohotse atanumva ngo Nyagiso yari ari muri kandi hose yari abakomye uwaho rwuzwe mu ntara yari we umuntu yabwegeranyije mane babavu yaje yambaye neza yabyiteguye ubona ameze nk'uwambaye nk'umugore ugiye gukora ubukwe urumva ameze neza buri kimwe cyose ndetse wabonye ko bakimara no kumuhamaga kuri stage wabonye famille zose zari zambaye neza zabyiteguye mwabona umutegura bino birori bigiye bitandukanye izo kata zanyu ntago zikwiriye pe cyambere bariko baraniga babapeti bafite impano bariko barazamuka kuko ni habaho icyo kintu ho watoye wa monster ushoboye cya kintu ko niba muhiye wadi azashanga imbaraga zo kujya kuzamura abapeti bagiye kugiye ufite amafaranga umuntu afite amafaranga nawe nujya kumwifashisha nga kuzamura umupeti azaguca amafaranga uri kuzamuka uri gukenera abakuzamura uzabona 200 magana yakora guca ariko nabone wadi ko nawe ko barayimuha bashima ivyo yakoze
nta ruswa yatanze nawe azashamo imbaraga zo kuzamura abandi kugira ngo ejo nabo batsindiriye ntago nabonye bakiramani nimba bari inyuma iyo ngiyo bamugane mu bishokoro urumva ntago nigeze munana ba mitsutsu ntago nabonye bamujama bamwitawe ukina na mitsutsu soroba sirigeze mubona mana ibi bintu biri naje kwamura IRENE Gahonga yari kumwe na cyusa arimo aramwongorera nimba bwagati wabonye katasha cyambe nifunga umusa ibi bintu bihinduke ibishire n'itangazamakuru mumuzi ibintu nk'ibi ngibi mu gaceceka namwe icyo gihuru murimo tuzateramo ibuye namwe muturumbuke nibo man bano bantu tuzi bateye imbere bayaguna barimo nabandi bose babirimo kubera ko batabirimo babaye batabirimo bagahise bagira iki batera kamo bakavuga ati byanga byakunda bino bintu mu bigihugu kandi kuko bariya bararebwa bavuga ijambo rigashika itangazamakuru zabo ziravuga bigashika bariya babivuzeho ejo bundi ntabwo byakongera nkuko byabaye mu myaka ishize ariko niba tabivuga nabo babifite mu bari barabizi man nese baza ngo uriya mujama cyangwa se yagona mugara ati bro bimeze biti fresh nose ko nshaka ko mushiga ndi kwamaza agacano kaje Burundi TV ngara ko haraho kaje yakwiteza se oya munyireho nanamusuhuza mukubite pise yetareba kuri vote yarambira ngo 300 nawe uri 300 ibaze iyo support agiye kuma 300 ubwo se sije nawe nifashwe yabamfashije Imana niyo nkuru ya 300 nyafite byanga byakunda nanjye nagerageza Murundi Imana niyo nkuru so Murundi ejo bundi turi kumwe turaganira n'abavandimwe titi twaraganiraga n'abandi benshi n'ababreze baje hano gusa breze yaje hano kimara kuhakora izindi commentaire zagiye gute breze kuje hano gute Imana ibintu nko kugishamba bro narakubwiye ngo buriya byanga byakunda hari ahantu njya ngo ubunyamakuru akikubaza nubwo ndi muri stage ndabizi ara nago yishyurwa harimo kwimenyereza Isiac ibintu nkora byose ndakwireferaho bro cyane ni byiza kushima bano bantu bagira ngo bashaka kugira nk'amashari n'iki n'iki Imana ntago wabyaye umuntu muri showbiz sugize business ugize boutique ugiye gucuruza ku buryo ngo niba naranguye umuceri ngomba kucuruza ku giciro nshatse man jama ukoresha umutumirwa nawe n'undi namukoresha bibe bi ahita mvuga ati ugiye kwesiyaka gute ese umuntu azahora umutamukanwa kubera iki se man bifuza ko ugasana n'uwene n'umufaranga namusinyishije ku kwezi ni munashinga ko kimana bifuza ko abantu bajya bonyine bareke tujye twese man oya niba turakaza tubavuga n'amazina yabo tuzajya tuza tubavuge izo mbwa tuzazimukesha zivuge mu mazina yazo urumva wa mugani wa nuza ni wavuze hajya mutesije ni wabivuze na nuza Imana imworohereze DJ Brian imbwa yihamaga ukayitwa ngo wa muntu irarakara tiraka ngibona kwishima cyane gusa nyene umusa nkuko kuva kera kose wamye uri intwaro uri umugabo haranira ubugabo bwawe nazana bifu mureke kuri byawe Imana bijye ku murongo we byawe Imana ibiri imbere aho uri hakurya y'amazi ni munakubona cyane hakurya y'amazi nyine n'iki tunone se tubigenza duto twikomeza ku kintu cy'ubushuti muri iki gihe ubushuti bw'iki gihe nabonye bwarahindutse iyo uri mu bibazo nk'uko uri mu bibazo nzi tuzagira abadukurikiye bazabimenya ugasanga za nshuti zawe zose zinyuze mu bisheke ariko buriya baravuga ngo nimba uri kumwe n'abantu 10 ukabona abantu 2 cyangwa 1 baravuga ngo nukenera kumenya inshuti zawe zanyazo uzatake mu kibazo cyawe cyane icyo gihe bose bararangira no buri mu byishimo bya danjemani bose urabona abashuti bawe kano kanya wagunde kubira ngo ndi inshuti yawe ngo wara hafi mugira iki nubwo ngo bloge byambaye ikibazo kuno kukanya bara ngo pole sana sibwo ngubwo wararuye pole wayirya se afite 2,000 ku mufuko wenda yarira igihumbi no kare n'abana baraburaye n'abana barabura nk'abo bati ishaka manager shumi yanjye rwose ni ugiye kuma pole sana niba nkugati ngiye kuburara ufite 5k mamwe 2 ugiye kurira 3 yo pole sana iyo niyo pole sana ndibwumve ko nanjye jo ndazinduka mfite kabaraga mfite imbaraga zo kujya kuba nakora icyo kiri nanjye gishaki niga uri niga yanjye wabitse 1,000 kuri mobile money gihangana ikibazo cya 10 ceka 5 bambwe ngo pole sana ubwo se umva bahina none hari unabibwira agahita yigira umuntu akirakaza ngo yenga Isiac ngo wafashije bande Isiac wamare bande mujye mumera nka Murundi mujye mwemera ariko imitima yanyu ari byitazi imitima yanyu ari byitazi so Murundi afite isabukuru y'amavuko araburi iminsi ngaye Murundi nawe nagutwerera tarike 5 araburi iminsi 2 turi kwa kangahe turi kwa okay wenda katureka kubivuga ikino kiganiro kuwa gatatu niba uzanagishiraho niba yaranarangiye ngomba kuba mari intwererano yawe urabizi harimo abantu harimo mande kambwire twese nago twavukiye hamwe nubwo twarezwe kimwe
kujya kubona tuvuge okay ndi umugabo wenda ndubatse wowe Murundi uri umusore hari umukobwa uri hari umukobwa wenda muri meza gutya hari umukobwa mana ukumva muri groupe murahurutuye ikintu oya nibyo amagambo nago yuba amagambo nago hari ngo gwavuye muri groupe tazatwara Murundi nzamutwerera Murundi nagutwerera ibiganiro uzaba bati Isiac ni yantwerera none hari abantu mba ndi kumenya nyine benshi cyane abantu buri munsi ni inshuti zawe cyane nyine bari hanze turagufana iki n'iki Murundi wacu iki n'iki kandi sire umwanya baranyandikira bidufashije mane ikona ngo ufite kanivise ndashaka base mu myaka maze ndi mu Rwanda uno munsi wishimye n'abarundi baboneye niyo mpamvu nomero ujyaho n'abarundi baboneye ko umurundi mwene wabo amerewe neza yo anniversaire nyikore nako nabantu nyine bifuze kuyinkorera ariko nagegeza mfata abantu bari hanze bamwe bafite nimero zabo mbashiramo none bose bamwe bayiriye sine abandi bareka kuvuga abandi bakora left gusa nyene ubwo rukundo bake beza rwamumeye kure wa bake beza nzaba mari Kigali niyuza 25 izabi hari kandi muzabona amasho Imana dutize ubuzima gusa abantu nk'abo ujye bihorera nta budakenera undi ikindi kintu wenda ntaca ku ruhande reka nyivugire kuri ni n'amahirwe ko Murundi ahari nanze kubitangariza ahandi ndimo ndatekereza inshuro zigera muri 6 cyangwa 10 umugabo n'utekereza kabiri operation y'ibyanjye na Kaganga ibyanjye na Kaganga abadukurikiye Murundi nenda bikubwiye nushaho uzangwa icyo gihe uzaze nawe utereho kamera operation y'ibyanjye na Kaganga nzayivuga kuri Kigali News 25 cyane kuri Kigali 250 ukorera hari ndahuba hani umva uri hano mu boss wangaburiye urumva yaramfashije Dani kwanza congratulation yarabyaye tusubize na keza ibintu ni fresh bakomeze banagusupporting komeze uzamura impano yawe ibyo byose izo channel bizaberaho operation ibyanye na Kaganga byose kuriya kubyo bava ngo urura mwana ngo nibiki magabo make Kaganga nacyo kintu kiganiro yangane hari ubuzima tuba tubayemo ariko hari ukuntu umuntu agendaga agasa nkaho nyine yakoze siriko mu mutwe cyane rero muji nigeze kubona yembona ko hari umutwe isinga zarakoranye ukuntu kugeza yaho mana umuntu umujama gupostinga ibintu ngo nakanye mana yirirwa post biriya byose ndabifite nanjye noneho nawe navyumva reka mazana na kamera navyumva nawe azumva icyo gihe naramunenze tu je nagiye nandi live TikTok live yundi muntu n'abandi bakogara bari live tu bari sinze koragana mbona Kaganga agiye mu nawe live arajonenze baramushizemo ikintu cyambere bashi cyarabwiye ngo nabyaranye n'umugore ngo none ngo yarantaye ariko arari man abantu tazi ibyo ni ibintu bigiye kugira bagufasha uzi ikintu bamusubije ahubwo atushobora kuri uruhinja umugabo ubwo mama wawe iyo warongoye umukobwa ntujya kubwira mama wawe ngo narongoye umukobwa ngo ntiyanteye imiti ariko arabizi n'ubundi yakora n'ubundi ibyo bintu arabivugaga baje muri groupe niko bambe bari live TikTok niko bahise bamubaza yego izo mpamvu navuze ati buriya mu magambo make analize ikintu uzi neza kandi sina ngombwa ngo ugende ngano ngiki mana ubugabo ni mu mutwe ubugabo ntago ari ubutumbi ntago ari ubugabo ni mu mutwe ubwira kumarira iki urumva niyo mpamvu nanjye wenda abantu barabona abanyaposta zanjye posting ora mwana na postinga wenda andi mafoto buri umuntu agusajije nawe uramusaza nanjye napoze amafoto kugira ngo umusaze nibiki ariko byose kuri muzakumenya akita ikiburanye nanjye reka nzamuhenere wa mugane baba abandi n'abadukurikiye operation ni munda yigaho neza nzazanye babwire ariko nyamara Kaganga nimba uri umuntu w'umugabo cisha make wa mugane wanjye bati nanjye yarampaye yandinose kabaye si Murundi Murusi wanyuje bwa mbere urumva umuraso wawe cisha make nanjye yarampaye none nizishatse kuvuga nyine numvise ndirimbo nyine agomba gucisha make urumva hoye impamvu mbivuze nibabyumve nk'ukundi Kaganga abonye Muhoza akuze nibyo ngiye kuvuga sibyo Muhoza abonye Kaganga akuze bagiye kubana urumva banize no mu idini bagiye no gukora mu kintu cyose bari abantu nabo bahe hafi ubuzima bwa man uzabaze ko karabizi Kaganga rwa nyirukanka nyuma ngo ni mwentabi ni mwentabi bazi uri kuri Kigali nuza Kaganga yazamukiye kuri Nyaruko na bamuhoze kaga amamiliyoni nakubikiye nkayaguha niyo nyiturana wanyituye yo kugenda unsebye ibyo tubireka twivuge agashimwe k'abantu betwebwe nako ngako nagutora ibyiza ukamushimira inama twivugire ku bya Murundi abo Murundi abayeho ari singo sakinga nta mukunzi none se muruhara akarakabona abonye ejo bundi nabonye IRENE wahoza ari uwawe ariko arimo kurwana na wa musista
twakinanye mu buzima bw'ishuri muhoze Imana mworohereza aranarwaye muhoze wawe ni muhoze wawe w'inzobe mugufiya urumva muhoze wawe ni mugufiya nongera kuba nashize iminsi mitamura muhoze arwajije muhoza nako titi arwajije nde muhoze ibyo bintu bihurira n'ubu ngubu jewe ndaryama nkabitekerezaho nkibaza impamvu numvise ngo muhoza ngo kugwara kwiwe sinzi ngo ibibazo bari bafitanye ngo nabitwa ngo barigye na Elvis nabandi noneho ngo Irene abari agenda kugambana muhoza ngakubitwa stile ire titi abari waje kugwaza muhoza titi si famille ya muhoza titi ntagari n'umushuti wa muhoza kuko nigihe titi na gahunda bajyana nabizi mu gihe muhoza akina mu buzima bw'ishuri titi yari yarabuzamo titi yabujemo muhoza yarabuvuyemo nta hantu bigeze bahurira agiye kumugwaza kuri iyo mpamvu bafite ikintu gende gake hari icyo bisobanura ariko Murundi gende gake Irene akubise muhoza ajya mu bitaro titi mwaza mukundana mwana banye agize gutye agiye kurwaza muhoza ibyo bintu badukurikiye muduhinyishe mudutahure barabona inshuti zanjye mwese muri hose bikabahangana ko babyinira mu mitungo yanjye bahombeje Murundi nibyo ngibyo biraza guhita bihurira nawo kuri titi na Olive abo bona abavandimwe meruka numva Olive ngo Murundi nguzanteri nda Murundi uzanterera bitanga amakuru nibyo twaje tuvuga byura mu Kaganga numva ngo byarangiye ngo uteyina ngo Olive kandi Murundi acara ati indasi yanjye Olive ati indani ya Murundi nubwo nacyo arimo arashaka ko nshaka kumuvugaho keshi kawaida buriya wasanga hiti ashaka aringiye kumuvugaho aciye kumva ko yamvuga ngo yunguka iki agahita hitinga mu star cyangwa se kagira iki uriya mukobwa umwana wa mbere wiwe papa we ninde sinumva ni Blaze kuki nambere hose yabyaye asanga ariko Blaze mama nawe mubeshyera igihe geze ugishize muri logic ukareba aho yaza amazango ndashaka dukundana ngo nerinda uze muri logic amezi 5 arahera indafise kano kanya ndafise nk'amezi 8 agiye kubyara indafise basi reka tuvuge ngo wenda nyuma y'abinsavye twarihuje reka tuvyimagine ko ni example nubwo bitigeze reka tuvyimagine ni example nibyo ngibyo haheze dufata amezi nka 5 canke 6 ikiganiro cya mbere abinsaba nakirye mbona na amezane indafise ubirebye style ifise amezi 8 ikibazo bize muri logic urumva ari giki yashaka bagiye barekaraje bagabanya bake kumucakira aho yiti canke se ibindi biki bareke kumva ko umva style kaya kanya yumvaga kubyanga byakora n'imita nemera tugakundana amanana ajyamana nawe azahita yarasanzwe yifise kugereka yewe kaida ariko ntabwo byakunda ko abasubano atarambwe ati ukomeze bihagarara kigaho ujye umera nkaje bati sitwiya tunuka cyega twarwaye nikirenge ku muriro niba twemeje ikintu ni kugikora paka kirangiye murahirukana na Olive nubwo namuzi sibye guherukana abo bose babirukanye mu buzima bw'ishuri oya sukumwirukana nanjye baranyirukanye uriya baravuga ngo nanjye baranyirukanye oya ese akabazo amazi nakwanga kuyoga savuga ati nundi nambye titi kwa ata Olive wewe ntabwo igeze nabukina ngo bw'ishuri titi kuba nawe yarabukiye ngo bw'ishuri cyane nicyo gihe cye igihe cye nibe cyo kubukireka cyo kutabukina cyarangiye ko ntabwo umuntu nka mufite ikibazo cyese ibyo mwahuriraho byarangiye mukomeze tuzahurira mu bindi yego tuzabikorana n'ubu ngubu wabona bugarutsemo nka business ariko ntabyo urukundo ntabyiki kandi wowe nawe ntabwo nakwirukanye nabuze umwanya rate wewe ni umwanya muto cyane ariko ndagaruka vuba ejo bundi nanjye reko nahise ndabuhagarika kubera ko timo gisibo umusaza nakiro man akoreka ngusure ikibazo anniversary yawe ariko nacu abazabona ibigaro bya mundi bikurikirana nta kibazo kuko mundi numubona mwenyura mubona guryana byenda bakora Naomi musore wanatembe wa Naomi gusimana niyo nkuru naje gusanga wese aho gati wenda naye mwe n'ikibazo arihera amenyo nagareba ngo icyo ese kubyo mfise nikinakora kugira ngo ngire icyo ndamusumbuje ntabireba stile reka ubuzima bwacu private kimana zatugeza n'icyo tuzabona kimana yifatanyirije aho ushobora kugitandukanya tuzaba twikigiye cyose mpaka tugeze ambasare kujya gusura kaka Murundi TV bakore subscribe mubane nawe inomere kuri screen nyamuntu ndacyabivuga iriho muzamuhamagaye support ariko nta merese kudufana gusa na Isiac twabanyemo ibihe bigoye nibyo byinshi umunsi wanjye w'ibyishimo ku itariki 5 ni nakubona
Allah akbar, Imana izampa ubuzima. Nzajya kutangazamakuru mvuga ati Isiac nubwo twaseka yari batanga wallahi oya no kugutwerera nditari gusa singutwerera no munsi ko nanye ntacyo mfite ariko inshallah nejo nabikora saa n'isaha bigomba kugenda neza. buri mwene wacu ufuza ko murundi umusaza yishima ko tafatira nimero ngo ashaka igihumbi kimwe cyangwa ntumetse Isiac ajya mu mujyi ururabyo utana harahaye ugure keke mushire gift yaga niyo mpano cyangwa ati muru pita ya dore nomero yanjye ngiyi ndeka nkoherereze gutya nibyo tunenga abantu bavuga ngo umufana cyese umukozi kugira ngo agure patero 15 ifungike mu kambiro uzana ati niyo gift nkwaye kumusana mo gushaka utuma mvuga bya yindi kandi ntago mbishaka oya nanjye ntago shaka utuma mvuga bya yindi gusa nabirenze ngubu reka basemenya nk'ubwo buriya baravuga ngo hari ikintu utekereza ukibagira nyine ukasanga wigiye muri mutu gusa kuba ndi gupfa kurara muri yanzu yanjye mu batera gurutse ndabyishimiye kuba hari ibindi bintu reka ibyo byatwawe ibyo byaratwawe kuko baravuga ngo agapfuye kabazwa ivu ibyagiye byaragiye bari ibyo bari ibyo bageze iki kandi cyo kwigaruka neza nuko nishimye ariko kabaye uzambona mbyibushe uzambona nsa neza niba ni pantaro imwe mfite nzahitera cyangwa uzambona ibana igumikeye style mu mwaro uzabara tumuhunga ameze neza. Murundi muri ino mwezi Ramazan turi mu minsi y'impuhwe turimo gusaba Imana byinshi bitandukanye hari na byinshi twagiye dukora bitari byiza hari abo twababaje hari abo twanashimishije tugara ku musozo iki gisibo urimo urasaba Imana iki urimo urasabira buri mwe wese iki kugira ngo saba Allah ko yaneza akabaraga ku buryo kizorangira nta munsi n'umwe nsimbutse nasibye byose ngomba kuyifunga yego ubwo kubera inema za Allah ngomba kubimfasha igifungo cyose nakimara nta munsi n'umwe nsimbutse ikindi nacyo nkasaba kuba nzabona akabaraga nanone nkabona nakagafutari cyangwa sakadako kubona ibyo by'ingenzi ntago wafunga nimugwa ngo urefutari ngukomeze ko ufite zambaraga ntago wabura dako ngejuze wiribwe ufite zambaraga ibyo ngibyo ugenza aba nayibonye nzakwitaza Isiac wewe wabibonye ibyo nzakemera ndare nzije nanjye ntacyo mfite ariko waza mu rugo tugasangiza mvangi cyako gahunga nta kibazo ni karibu n'uwari wese karibu kandi n'abantu baba bafunze mujye mwibuka ko hari ababuze ifutari cyangwa ni dako aho umubonye bari muturanye wawe mugati bukira we style niba turi mu Ramazan hari ibyo twajyaga twatugenewe kujya ku mutaga ku manywa tutatangiye igifungo bijya bigenda n'ubu biracyahari bifata ubihe wa muntu ntutitanye ngo muri samuce ngo niki ushonje agiye kubwirwa acaje kura mu bya ndi bari kujya sata wa munsi ari wafunze uwo musabirarire cyese abyirigwire icyo gihe Imana izagukubira fata ya myenda ufise myinshi abantu usanga afite imyenda 200 man irunze hari nakiyambara umuntu ari yambara ikabutura mu kwezi kose gufata iyo myenda ngo uramushiriye ati tora wifashe ibyo ngivyo ntabwo byari byiza kishina kujya wenyine wallahi Tuma turaganira na Murundi tugera no ku musozo hari byinshi agiye yavuze twaje tuvanga byinshi iki cyari kigara kugira ngo abasuhuze abo twabanye mu bindi nyamakuru mwese nabonye ko mwaje za komante nabonaga handi ntago zikibayo mwamenye ko naje abatarabimenye mubwira abandi Isiac manager ahanga abatarabimenye bajye babwira abati Isiac manager ariko buriya baravuga ngo buriya uwakoze arakurikirwa cyane niba warubatse imitima y'abantu mane ugomba kumenya ati umusaza ageze kukenera kumenya aho ugeze barakwishakira kandi bagomba kukubona byanga byakunda buri ibyawe bari ibyawe byanga byakunda ndabizi na uri aha wiceka nukanye kubaraza bakomeye n'Imana igakomeza bihezagira Kimire na buri wese Murundi ari abantu baba mu gihugu cya Canada ndetse n'abari mu Bubiligi abo bantu n'abantu bakadasohoka kuri ngewe nibo bagize uruhare kugira ngo mbe nicaya imbaraga nyinshi bara support z'abatisa mubano mwiza bro kubana neza n'abantu ntago uzabicwa ntago wakicwa n'inzara ubana neza n'abantu apana kuvuga ngo baho nk'uzapfejo ntabwo ariko nzabaho nk'ukeneye gukomeza kubaho yego okay Murundi reka ngushimire nimba ari kirenze mu masogo n'amake nimba ntacyo tuzabane mu biganiro bizakurikira icyo ndezo ntabwo cyabura icyambere nuko nshimira bamwe na bamwe na supportinga mu buryo bwa cyangwa se ubundi gukurikirana ibikorwa byanjye kuri Murundi TV ni imungu idasanzwe kubisharenga n'imungu idasanzwe noneho no kuba ufite imbaraga zo kuba wenda ko niba tunakora dukoresha amakano n'iki n'ibiki bisi byacu turakodesha biratugora cyane ibyo nabyo byose ku muntu ufite ubushobozi bw'icyo ngicyo atuganiza batubwira ati nzana gutiza umunsi umukore cyangwa se iminsi 2 ibyo ngibyo ndabishima cyane reka mbabwire ngo muraba agaciro ntangire kuri mwebwe mufite imbaraga mutanga ku bantu bandi mufite icyo musumbye turagushimiye wese wafashe umwanya minota hafi 30 ningahe bakukiye ibiganiro bya Kigali News 25 ndagushimiye cyane amajwi n'amashusho bo tubafatanya buri kimwe cyose giye gitandukanye mari kumwe na Elize dusubire mu bindi biganiro bikurikira ibingibi ciao ciao